n'inda ingana nk'aka kaboko kanjye ndapfuye nari nzi ngo ndagenda nshyira akaguru hariya n'akandi hariya yinjire birangira ariko umuje yagisinziriyemo. Yesu umwami twari igihe umuntu avumbika ingana ite we inkuru y'ivimuzi it's all I need. Ibaze mama wanjye apfuye niga nko mu wa mbere primaire. Mama wawe yishwe n'iki? Yishwe na mugo. Eh? Yishwe na mugo. Jesus. Yishwe na mugo. Yishwe na mugo apfa n'imbwa ziri kumukomba ku muhanda mani. Mugo ni ikiyobyabwenge unywa ukaba addicted kuri rwa rwego kiburuka ukamera nk'umurwayi wa malaria. Ukamera nyine no kurwara malaria biba byoroshye. Ukamera nyine mana yanjye. Sha ntabwo biba byoroshye pe. Apfa none ikintu kibabaje n'urupfu yapfa imbwa ziri kumukomba mani. Yapfuye kubera yari yayibuze cyangwa anyoye nyinshi? Nyine mama wanjye ubundi yararwaye. Bagira ngo ni uburwayi busanzwe. Bamujyana kwa muganga bakamuburamo indwara. Bakora iki bamushakira ngo ibiti bya kinyarwanda bira. Gazi mutapinge. Komeza. Agarira. So ni ruwa magana. Ndabakupa huko. Ninde uyimeshoninga amazina yabo nibwo bari bubireke? Oya akari umuco mwiza kuko biba biri ahangaha uri kumva biri kuderanja biri ahangaha bikubona. Ndabiyamye mwe kongera kumamagara. Ndakumva bubu. Ubwo ngubwo rero Mary afuru mugo ndahita kuba ambanze ngiye gushiramo code muri telefone. Okay, shiramo code gazi mutapinge reka ndashiramo code mutapinge screen kazi mutapinge ndabasabye ebana umuntu wese nashiruto cyane kuri kora muri izi modoka ziri imbere mukore hano mugende mukubitamo gutya ngo papa hari urutoki rwanjye ruri mugende mukubitamo ngo papa like this mugende mukubitamo gutya hano kuri iyi foto anatara mbere ko garuka mbere ko ashiramo code mugende mukubitamo urutoki ngo papa Godfather ukuntu uri kubikorana gutya like this yarekera man nimutekereze ibindi mugende mukubitamo urutoki ngo gutya nimutekereze ibindi mwana. Ubu nkinzeho ndongeye nkinguyeho mutapinge mani mutapinge gutya mugere mukubitamo urutoki mukore kuri modoka y'imbe mwese mukore kuri modoka y'imbe. Simpi my love, thank you so much. Queen Pisheri kuri hano wankize ku gihumbi mukore kuri modoka y'imbe mukore kuri modoka y'imbe gutya ngo 12 wandebye ukankunda we nyangufi kora muri telefone gutya muri kurusa ndi kubikora mutinga ubikora wa mutinze umuntu usanga atigeze abikora ndamumanura mukore gutya pa gutya mwese mutekereza ibindi gutya. Godfather nawe ibyo bintu uri gukora ngiye sinzi gabanya buraya wabugena arisanga yasomye iriya modoka ari muri ngo gutya gasomwe na nyamabonda gutera inda y'impanga kwimindezo bibaza nono ndapfera baragira ukata. That's Sandra agiye. Thank you Queen Pisheri nshyira ku gihumbi mbemeze neza mutapinge
mutapinge ndabasabye mutapinge ahubwo tumaze kugera ku bihumbi 100 mutapinge dasana ahubwo tumaze kugera ku bihumbi 100 mutapinge mugire gutya ngo papa murebe urutoki hariya mukane kuri modoka indi imbere oya n'ubusanzwe mba mufite irari ry'umubiri mu byihorere banyarwanda mungire muri gift garara sigiyemo akantu kamwe mugakuremo ndabizi ko mwabikora I know you can do it tugiye kwinjira muri weekend Sandra wagarutse Sandra nagaragaruka Queen Pisha blessing wamaze gushiramo kode twagiye gufungura kamera kaba umva we hozi urongera gufungura mic yawe ndahita nkumanura njye nimukazane gufata pananje ngo muze kugira kagatobero kanyu mujye kuri bwa pana mukaza niba mba nabazamuye no kugira ngo baba following babakandeho ntimukaze kugira pananje gatobero urumva cyangwa batumuretse kandi Sandra no sense ongera ufungure mic yawe kamera mic yawe gato yankwerekere bugufi bwawe ngutumure twagiye Sandra twari ngeze kubanza kubabwira ku warugeze ahantu ku rupfu rwa mama wawe ariko nari ngeze kubabwira ku mugo ari mbi mugo erega naho hagiye banigiramo warugeze kuri mugo sheri yego rero bira hari ikintu abantu batazi mugo jewe wenda sinagikoresheje ariko jewe mbizi ko mama wanjye byamubayeho right biranamwica rero mugo ni ikiyobyabwenge ubura ukamera nk'umuntu urwaye malaria ubwo ni nziza umera nk'umuntu hano hari abantu wenda bashaka kuba bazi cyangwa bagize inshuti zayigize zabuze mugo zikagira birababyita gute kubura mugo simbizi kugira taki kugira taki ugira taki hahandi uba nk'umuntu ukabira ibyuya ukazajya utitira rero mama wanjye inshuti ziwe zaje kumukura kwa Grameri wabasaza banjye kuko niho yararwariye icyo gihe cyose baramubeshya ngo bamujyanye nyine gusohoka nk'inshuti bisanzwe babeshya Grameri wabasaza banjye hanyuma aramureka aragenda agiye anywa nyinshi ziramurenga zimajije kumurenga nyine aragenda asaba amazi ahantu ku gipangu barayamwima arangije ajya ku mugabo wamuteye inda bwa mbere umugabo we wa mbere aryama ku gipangu cyaho aba ariho nyine ahita apfira basanga imbwa ziri kumukomba mu gitondo nyine ashyingurwa na leta mani kandi yari afite famiye suka yarabuze famiye ashyingurwa na leta ntituzi ngo ashyinguye he ntituzi ngo ari he nyine nawe afite yarabyaye abana batanu baba mu Bufaransa umukuru aba mu Bufaransa uwo yabyaye mani leta bari mushyingura ngubu sinamenya ngo yashyinguwe he nta icyangombwa cyo dushobora kukibona ko aba yarashyinguwe na leta cyuko yapfuye ariko ntabwo nzi ngo namenya naho yashyinguwe basi komeza hanyuma apfa nyine gutyo niyo mpamvu ngiye rero muransenga Imana nsaba Imana ati wamana basi nubona ngeze ku rwego rwo kuraburiza ku rwego mu wanjye yaraburijeho nzapfe mbere yuko ndaburiza ubwo anko baragufashe agiye kukurera anko baramfasha arandeze nawe aza kujya mu bari barapurayinze biriya bintu bya green card niyo ari green card simbizi biriya staff bakina nyine byo gutsindira kujya hanze ubwo baba bapurayinze nka famiye kuko ngewe nyine urumva ndi umwana wa mukuru we ndi kwaba nk'umwana wa mukuru we kandi ngeze mu 3 segonderi nari nasaga nk'umuntu maje gukura narigize agakumi nyine anko wanjye twajyaga tunashwana sometimes of course nk'iby'umwana n'umubyeyi nabirenze byo ku ishuri iki nabirenze noneho anko wanjye nawe baba plans biriya bintu barabafata bagirirwa amahirwe barabafata bamaje kubafata nibwo anko wanjye yahise agenda bajya mu Bufaransa hanyuma ngewe ansiga i Kigali ansigira anyishyuye inzu ibyo kurya iki kozi none nageze mu 3 mvuga ndahita mva mu ishuri mpite njya gushaka akazi
nibesheho ibintu nk'ibyo kuko numvaga ko umuntu ugusize of course nta kintu ufite ubwo ngo akwishyura iyi nzu ngo agusiga ibyo kurya nitaye ko ukiri umwana nitaye nguri igiki nitaye nguri igiki aragiye just gutyo gusa ngo nsigiye ngo famille ngo izajya imenya ngo ukomeze bo twavuganaga ryari wese twavuganaga ryari none we twavuganaga ari umamagaye njye nta no kumuhamagara kuko nta telefone nari mfite ntaki urumva sinari kumenya ngo bimeze gute akaba ari we nyine umpamagara bimeze gute nkamwana ni sawa kanyoreza utwo dufaranga sometimes ariko nawe byageze aho ngo bisa nkaho bihagaze nyimara kuva mu ishuri ukimara kuva mu ishuri yahise akureka yego ukimara kuva mu ishuri yahise akureka kubera ko ishuri warivuyemo yewe ntabwo navuye mu ishuri kuko naryangaga reka navuye mu ishuri nge nari nzi ubwenge no ku kigo nigagaho bari banzi kuki ku cyongereza iki nari nzi ubwenge pe ntabwo navuye mu ishuri kuko ngo bwari ubwenge buke ahubwo mani njyewe nasigaye mu rugo rwanjye nyine ndavuga nti nzayamva ku ishuri izo saa 11 kuko urumva ibiryo bagusigiye uko byaba biri kose wowe birya nyine nkuko wari usanzwe urya uvuga ati ndi kumwe n'ababyeyi iki ntabwo maze struggle zo gushaka amafaranga ntabwo maze struggle zo gushaka ibiryo urumva haba harimo no kwangiza n'ubwana n'iki ubwo ibiryo bansigiye byari birashira noneho mu gushira ibaze narabyukaga nkajya ku ishuri nava ku ishuri ngahita njya gukora akazi mu marangi kuko rero ndavuga ngo ntabwo ndi bwicare mu rugo ngo nicare icyumweru cya mbere cya kabiri gishire niga mu 3 segonderi ejo bundi bazaba bari kunyaka ibintu urumva niyo umuntu ayumva yikujijemo wumva n'akazi nyine wahita ugakora wumva uri umugore mukuru wigenje wahita ujya mu kazi cyane mpita nigira mu kazi nkora mu marangi mu biryogo mbwe inoti y'igihumbi inoti y'igihumbi akaba ariyo membwa ku munsi saa 12 nkajya mu marangi gukora nkataha saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7 nkahita njya hehe kuryama nabyuka mu gitondo nkabyuka njya ku ishuri nawe nagera ku ishuri nkagira mwarimu nawe wahoraga uriya mwarimu nawe watumye nakunda ishuri shaburiya mwarimu ndabyanga mwarimu yarambabaje yari umugore yari umudamu umumama none ikintu cyambabazaga nuko yari n'umumama ibaza umuntu w'umugore wifata bro yasangaga nsinziriye mu ishuri buri munsi yaramagurutsaga ngo sohoka hanze akansora nambajije se umuntu ambonye 1 2 3 nza ku ishuri ngasinzira buri ko duhura mbaza se uwa mwana we uba waraye mu biki nkamubwatira ati cange mfite akazi ibyo bintu ntabe yicaye ngo abitekerezo ngo bise umwana ukora yiga mu 3 segonderi ababyeyi be bimeze gute ko tumuzi mu kigo afite ababyeyi bamurera byagenze gute ibyo bintu tica nabimbaza ahubwo uko mbonye mu ishuri wagira ngo naramugorewe uko mbonye mu ishuri Sandra Soka urumva uyu mwarimu ahora kubona usinzira mu ishuri ajya ngo akabona guhaga akavuga ati cyara ntabwo nuko ari ikinebwe kiba kidashaka kwiga urumva suko ntashakaga kwiga nge nize nzu ubwenge ahantu hose nize nzu ubwenge pe urumva mani bakansora muri class teacher kaza akansora none n'igihe yifataga kambwira ngo akubundi ubundi yarambazaga wakubundi ngo kubusinzira mu ishuri ngo biba byagenze bite bambwa teacher ariko nakubwira impamvu ngo reba nk'ibyo bisogisi wambaye ngo sinakubuje kwambara amasogisi y'umukara ngo nakubwiye ko uzajya wambara amasogisi y'umweru sinjye umuntu wambaye amasogisi y'umukara mu ishuri abandi bose niyo badusohoraga mu bantu batambaye amasogisi y'umukara abandi bose yarabinjizaga noneho ngewe akahita atangira ngo ubwo sibyo ni ibiki wambaye ngo ubwo abase teacher wamba bari ukanyumva kumva n'impamvu ibi bintu mbikora ukareka guhora umbwira ngo iki rero ngiye bigera aho ngaho mwigiraho nanjye nk'urutare yavuga ibintu nkaceceka nkamwihorera none igihe kimwe abanciriye ijipo niga mu 3 segonderi ngiye gusoza ari nayo nyine nayifite nankonge daringa ngurira iyindi
noneho guhita ubwira umuntu ngo bancireho ijipo ku ishuri yananyica avuga ati bagucireho ijipo gute ubwo ngubwo mba ndatuje muri cya gihumbi cyanjye muri ako munsi narambwira ati tica nariba inyuma y'iminsi ine njyewe nzaza nambaye ijipo igera ku kirenge kuwa gatanu arangije arambwira ati okay nta kibazo naragiye muri cya gihumbi cyanjye ngo nkazajya naha mu rugo nigura mvuye ku kazi mva ku ishuri nkahita njya mu kazi nkahita naha ubwo nyine gutaha mu gitondo iminsi ine yarakubise njya ku ishuri nambaye ijipo igera ku kirenge bro none abantu baranzi kandi Kigali mu wa gatatu nambara ijipo igera ku kirenge noneho ijipo ivuyeho hageraho n'isogisi bani njye umuntu watumye nanga ishuri muri buno buzima umuntu watumye ngiye mva mu ishuri Godfa n'izina ry'Imana umuntu watumye mva mu ishuri n'umwarimu wanyigishije iyo ndeka nkihiringa nkakora nkamenya ko nagiye no kwiga noneho umuntu wari ugiye kurangiza basi yandeka nkikorera aka examen ka leta none nta nubwo nako yaretse ngo nkakure aracyahari ihangane imbizi nta nubwo inkuru ziwe nzimenya gusa icyo nzi cyo nuko yambabaye kandi umuntu ubabaza indushyi umuntu ubabaza umuntu wababaye sha nawe biba bitazamurangirira neza njya nsaba Imana ngo basi tuzahure ntwaye imodoka yanjye mite nanamutera n'icyondo ese ubwo imodoka Imana yayiguha gute hanyuma se kubera kutahinduye ikigo igiki kutahinduye ishuri nari kurindurira ese kubu ngubu nsigaye nigira kudoda nabonye umugabo w'umwana mwiza unyigisha kudoda mu mujyi uretse gato ngo turaza kumugeraho nyuma ishuri ufata umwanzuro wo kurivamo jewe tica kimbwira ngo niba ishuri rikunaniye waryihoreye akimbwira iryo jambo nahise mvuga ati okay thank you so much igihembwe cya gatatu cyari kigeze birote y'icya mbere n'icya kabiri ndayifite icya gatatu cyari kigeze nahise mvuga ati okay tica nta kibazo urakoze naragiye nikorera agahumbi kanjye ko ku munsi ishuri mera nk'urisibye mu bwonko bwanjye nanahura n'umuntu twiganye ngahita nananyura hirya cyane ko numvaga nashaka kurebana nawe wumva birangira ishuri ndikatiye gutyo mu marangi ubwo rero ndahakora noneho bamvana ku gihumbi banshyira ku cyatanu bakinshyira ku cyatanu urumva rero abaye kapa urumva ameze neza wakoraga iki mu marangi nakoraga akazi k'ubuseriveri nseriva ibyo kurya ko mu marangi habamo ibyo kurya noneho ndaseriva amacapati ibyayi ibyo kurya iki noneho ibyo ngibyo mbonye yuko nagishoboye kuko already inzu amezi bari baranyishyuriye yari yararangiye wayishyuraga ngahe ninde uwo nguwo ayishyuraga 10,000 wayishyuraga ayishyuraga 15 si 10 ahubwo nishyira akazi k'10,000 ndara kuki kuri capati Imana igira neza urumva ibintu byo mu nzu byose nari narabigurishije byagezeho wanjye arandeka ankuraho amaboko aranyiborera twanavugana nambwa se ko wanyemerera udufaranga igihe iki n'iki ngo ntabwo ari njye urambeshyira we oya ngo ngiye mwemerera amafaranga ngo ryari ngo nabiri ngo tuzareba muri ino minsi akamuza kuri nanjye byageze aho mpita mvuga ati agasuzuguro ko kumbwira ngo uzareba ndagaze ndamwiyorera nanjye ndamurekana namera nka mera nkaho na nimero ze nazisibye mu buzima bwanjye ndakomeza nkomeza ubuzima bwanjye nyine bwasanga ku giti cyane ku myaka 17 aho wari hanyuma 17 icyo gihe afite imyaka 17 yego hanyuma niyo mpamvu gihe ninjya mvuga ngo nakuze mu mutwe mujye mubyemera yego ndi umwana ariko nakuze mu mutwe kandi iyo mu mutwe hagutse ugomba kwagura n'ikofi yawe ubwo ngo komeza kuko ase Godfa muri kunyumva ndi kukumva ntabwo uri kunyumva
Sandra uranyumva muri kunyumva abandi Wow, uri kunyumva? ndakumva gatanu ku kandi kabisa turakumva neza cyane Iraze kuri kamera turabumva mwe wase waje kuri kamera wamuga niwe waje gusapotinga mugenzi wawe kazi mutapinga tujye kubumbije waje kuri kamera wowe ukaje gusapotinga kandi ushaka gushiraho kamera mwana Ego baba rero Sanda urumva unshaka ngwino no murebe mba numva nari kureba iyo sura yawe mba numva natuje ariko mana yanjye muse nkwamagaye kanga ndakumenyesha ko amaze kuboroka abantu 10 namwe mukomeze ngwino kuri kamera yaje kuri kamera mwana komeza mutapinga screen hanyuma ubwo ngubwo nyimara kuva gukora mu marangi nahise nigira inama yo kujya gukora no mu kabari mu kabari naravuga ati ndi bubone utwo duhumbi 10 nawe ati ninjya mu kabari nzahita njya nko mu nzu y'ibihumbi 15 nyine n'ubwo bwenge nayo nifitiye kandi umushahara wanjye uraba wiyongereye ndaba ndikora amafaranga menshi iki ibyo ndabati kangende mu kabari akabari ka mbere nakozemo Yesu we baranyambuye mana baranyambuye kuri rwa rwego nagiye guhembwa bakampemba ibihumbi 15 ubwo iki ibihumbi 15 naraje gukorera ibihumbi 60 bro abakiriya barangendanaga noneho n'ukuntu bishyiraga umuseriveri mugenzi wanjye ngahinga yame bikarangira umuseriveri nawe andi ubwo ntabimenye ufu noneho najya mu ikayi nareba rose mfite agahinda kakanyica icyo gihe urugikora wari kiri no ku ishuri icyo gihe nari nararetse ishuri icyo gihe nari nangiye ubuzima nyine bwo gustruggling urumva numva ko umwana ashaka gukora mu kabari hano i Kigali ngo kubera ngo gukora mu kabari ngo agahita bumukira ibyo byari ibitekerezo bya kera ubu ngubu biragoye wallahi urumva noneho banigiriye gukora mu kabari babankubise rosi ndumirwa babamembye ibihumbi 15 mpita numva ndazengereye ikintu nayakozemo narateze ndataha nishyura n'inzu ndaryama ndasinzira mu gitondo mbyuka njya gukora nga kandi kazi nako kuba seriveri ariko bwo guseriva ibyo kurya ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma nako akazi gusa ko kambereye keza ntago ko nyine kangoye nka kandi kuko nari menyereye kuba umuseriveri w'ahantu iki n'iki ko ndagenda ndagakora nyine hanyuma umubosi akimara gufunga navuze ati bitewe n'ukuntu umubosi twabanye neza twabanye igihe kirekire ubu ngubu najye sinzo nyiri kabari oya ntabwo kari akabari kandi kuko ngo ni resitora nyiri resitora hari mu marangi yego oya mu marangi nari narahavuye njya no gukora mu kabari ariko ubundi turimo turajyana ngo dupfa kuki wasigaye ntabwo nasigaye igo shari dukomeze rata reka nguhe kugira ngo umurebe unyurwe twangiye igo shari hanyuma ubwo ngubwo nza kuva gukora muri ako kazi k'ubuseriveri ndavuga ati niba uno mu bosi dutandukanye gutya njye nta n'undi mukire nzongera gukorera ngiye guhita mba bosi wo ku giti cyanjye wari ufite igishoro cyane ko wari ufite inshuti zawe ubizi neza ko cyane ko namajije kugira inshuti zirimo amakonegisiyo y'abajene bo mu mahoteli he hose uvuga ati abo bantu bazajya banamo anytime reka kwikorera ku giti cyawe nta gukora resitora nk'iyo ngiyo naravuga ngiye gucuruza umuswagenge i Kigali oya aho ngaho ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 17 ku myaka 17 wari waragerageje se kuri ako kazi ugiye kujyamo wari waramaze gukubaganaho wari waramaze kumenya uko bikora nari nzi gukubaganana na boyfriend wanjye ntazi icyo bita gukubaganana na dad uko biba bimeze daddy na daddy urakoze vuga ngo daddy wari ubwo se boyfriend nuvuga ngo wagize boyfriend ukiri umuteenager utaruzi imyaka njye nagize boyfriend nyiri umuteenager kuko urumva izo struggle zose umuntu aba yarakuriyemo ntabwo aba yarabuze igihe uba wararaye mu mageto y'abajene ibyo byose ni ibintu tuba twaranyuzemo rero uwo mujene ukisanga uri hanze nta muntu wagukingurira ugasanga boyfriend wawe ari hafi ngo mukarara ndakumva cyane turi kugendana pe kuri iyo myaka 100%
uri kumva ubwo rero icyo gihe ntabwo nari nzi ibintu ngo byo kugenda ngo nkahuza n'umugabo sinari nzi no kugenda imbere y'umugabo nkamuga ngo mpa amafaranga naragendaga nkicara ngakora ibyo urwo ni urugendo uzi urugendo rwo kujya kwicuruza umunsi wa mbere Godfa mbega ibintu mwana yanjye ndashimira Imana n'ukuri ufata ubizi ko ugiye kwiheba komeza ubwo rero mfashe umwanzuro ndavuga ni ngiye kwitunga ku giti cyanjye nungwe n'ikuma yanjye aba ari intunga njyewe mwihangane rero ibintu byose mbivuga uko biri pfa kuba narabimenye ko ari ikinyarwanda ubwo ngubwo irantunga ako gahe kose ndashaka bwa mbere nyine ufata umwanzuro ukagenda ukajya kuryamana n'umugabo agomba kukwishyura bwa mbere njya kuryamana n'umugabo bwa mbere mvuga ngo uyu mugabo agiye kunyishyura yari umunyakenya sinzamwibagirwa ni ukuri kw'Imana uyu mugabo sinzamwibagirwa kandi wabona tuzongera tugahura ariko duhuye leta mubwira ati cara hariya baguhe icyo ushaka noneho umujene yarayandongora ijoro ryose bro nakuruhuka true story bro nakuruhuka natashye yesu we rumva natandaraza kuri moto ngagenda umuyaga winjira wari ufite imyaka ingahe Sandra icyo gihe yamaze kugira 18 ariko wallahi give stuff natashye numva aragenda nandaraje kuri moto noneho yaragushutse ngo aranakurara na shamuhamba yaguhaye yakwishyura ngahe 20 bro ako 20 icyo gihe yaratwikaga yari ifite hoteli yari afite inzu iwe yabaga muri apartment ako yarambabaje kubabaza gute yarambabaje erega nawe ntabwo wagize ubwoba ngo utahe ubwoba bw'iki se ko numvaga umugabo abagabo ari abana beza numvaga ari bumbabaza nose mwari mwavuganye kurara ndabaza kandi ibyo twari twavuganye kubabara uvuga no kukubaza by'umutima cyangwa kubabaza ku mubiri akurongora ubwo twari igihe ujya uva kwitabaza ariko ku mutima niho yambabaje uva kwitabaza ugahita usanga umuhamba yongeye birazamuka rero biragutonda kandi ntabwo wakimwima mwasezeranye ko urara nibyo wakimwima gute se wowe wamusezeranyije kuri burare ubundi iyo waraye umeze nk'umugore wabaye nk'umugore mu rugo ariko mw'abantu mwari munyumve nabizi na experience umuntu aba yaragiye ahura nazo yewe ubu ngubu mvuze ko n'abandi kwimara ka depression gake mfite ntabwo naba mbeshye cause iyo ufite indwara ukayiratira kira uhura n'abantu benshi bakurangira umuti so to you who judge me nukuri ntabwo mba numva impamvu mu judginga pe waba kujudging nakubwiye ngo nihagira babigumane mu mitima ubu nibwa nababorotse maze kugoboroka abantu 10 wandika gato nkwereke nushaka uboroke pano yose dusigare turi babiri uwibeshya kandi kubugora iki umuvane kuri pano kandi ntabwo azagaruka ukundi umva ndagusezeranyije don't worry komeza last sheri ijoro ryose arakurongora wakumuriro noneho si ikintu afite hari kinini yesu uziko barumva mutekereje mu mutima wanjye cyane se ukamukumbura ukumbuye umukiriya madana ahari abantu kuri ino si wajyaho nta mitima bagira none se uyu we washatse wandonga agashaka kunyicira mu nzu ye akaniga nkazana uramugeraho turacyari ku muntu uramugeraho mwana turacyari ku muntu wa mbere ariko se ubite byawe okay turacyari ku munyakenya umunyakenya wenyine niwe wa mbere nyine wankoreye ibyo ariko reka nkubwire rasisa ndumva story nshaka urkumva uragiye ubonye umuntu n'ubwa mbere njye maze bwa mbere byarananiye ikagenda nari mfite ubwoba ariko nari nzi ngo ndagenda nshyira akaguru hariya n'akandi hariya yinjire birangira ariko umuje
yagisinziriyemo Yesu umwami twari igihe umuntu avumbika ara inganite Kurira. Yesu Kristo sha yaranyweye imiti pe ubwo uri kumva Minisitiri warapezeye muri iyo minota se yakwishyuye mbere yanyishyuye mu gitondo ntashye ubwo se urumva umuntu umeze gutya yakwishyura mbere cyangwa kwishyura atashye Komeza. nuko nyine ndakomeza njye nyine ndi kukubwira ibyanyumije ntabwo nakubwira abo twahuye bose ndi kukubwira ibyo nagiye muriramo muri kariyeri byatumye nsaba Imana ko yabinkuramo cyakoze kabisa njye narebaga ibintu biba bahitisha Uwa mbere uramucitse. uwa mbere mba ndamucitse uwo n'ubundi wowe ntabwo namucitse kuko n'ubundi ubwo se urumva we niba narashaka gutaha nandaraje kuri moto ubwo wowe urumva naramucitse ahubwo yaranyemeje ndumirwa wari wabikunze siko wagira ngo wakunze noneho baraje bababwe akantu kawe wagira ngo wakunze umukiriya mada ni izina rya Yesu good forbids Yesu Kristo nirukanye abazimu nkabara mu buzima bwanjye ntabwo mbashaka kuri uriya mugabo yari umuzimu shitani yari yanyohereje kandi uriya mugabo menya yarakujunguje ngo iki noneho hari ukuntu niyo murose ndabyuka ikintu cya mbere byenangira uburaya hari ukuntu urumva umutamo noneho mana akigira nkaho ngo all position what the heck umuntu agahita yigira akaguhindukiza akaguhindurura akaguhenesha akaguhenura cyaza Imana igigira neza man at least nyine twe buno buhamya wa mugani baba bunahari erega ari n'abana bato baba muri ghetto babuze ahantu ukuntu babigenza ibyo se mbamubwira mwizire kuri TikTok mukorera amakoyina azabatunga ariko kubabeshya ngo umubiri no minsi cyaho oya koresha irindi zina korendi wakinyamakuru wowe uri kuri codinga bisi koresha irindi zina reka gukoresha iyo ntuza aha Sandra turacyari mu buhamya bwawe ubwo uragenda uragira uwa mbere biba biratunganye ugenda kuri moto byanze warakomeje ubwo narakomeje ndavuga ni that was the experience ubwo na experience ngiriye mu kazi ndavuga ni ariko nta kundi ndakomerezaho ubwo ngubwo ariko ngenda nimuka mu nzu nimuka mu ntera aribwo ngenda mura n'utundi twana natwo tunamo aribwo ngenda nzamuka mu rwego gake nyine uri umwana uzi nyine umwana abana nkatwe tuba twarakuze gutyo mani tuba tuzi mani uburyo bwose wahuramo n'umukire tuba tuzi uburyo bwose bwo umukiga n'ubundi bamugomba guhura ku bubi na bwiza kuko ubizi ko nutamubona ntabwo uri buri for real nanjye nkigufatisha ntabwo wapfa kumvamo kabisa ubwo ngubwo ndihiringa iki mba mubitanye n'akandi kajene noneho ko yari n'umunyarwanda oya ntabwo yari umunyarwanda we nawe n'umusikama w'umuhungu akira niyo nkuru uhuye n'umusikama w'umuhungu nawe n'umusikama w'umuhungu ku mama zenu sha umujene namuhawe n'inshuti yanjye twakomeje tugende atakira ngo utemo pasi mba ngiye guhura n'umujene w'umunyarwanda ufite iPhone 12 ngiye mfite 12 w'umunyarwanda arya ase uramwibuka nawe ufite 12 ya yindi uretse gato yari afite 12 wowe inshuti yawe oya yari afite 11 ngiye mfite 12 Pro mujene ngenda bari kumwatara yumva araguha igiturosa cyawe gifunze ati wowe ubanza umuhe ibyo ndabyanga bishoboka byose kereka none twari igihe inshuti yawe guha pasi kavuga ngo ntumwishyuze mbere mwana urukwita story bad but urukwita story man urukwita story urumva none birangije ngezeyo umujene ngiye kubona mbona atumije ubu wine atumije buki
ati dusangire turasangiye. yagombaga kwishyura ngahe? Yagombaga kunyishyura turuwasa. 300,000. Yari menshi. Ubwo nyine nateraye nume ari ukumarana amasaha pe ntabwo byari kuvuga ngo umunsi wose ngo iki amasaha. Ubwo ngubwo abaramfashe turagenda turanywa dukora ibyo dukora, umujene agiye kwishyura n'inzoga abaravuze ati icyuma cyanjye cyanze. Abansinyiye sheke. Ngo akiranga ino sheke ngo uzayijyane ngo uyijyane kuri banke ngo barete baguha amafaranga yawe. Ndamubwira ni shyiraho sinye ayishyiramo. Mnyibere umushitanje ajyana kuri banke. Gereranze kumura naturi umusazi. Mwereza umushitanje ayijyana kuri banke. Ayijyanye barambwira ati zana sinye itandukanye niyo wari ufite. Nako sinye iri kugaragara ku mazina y'uyu muntu itandukanye n'iri kuri sheke yasinye nabi. Umukobwa arongera arayigarura arongera asinyindi nayo itandukanye na yindi iri kuri banke. Umujene ndamureba ngo ubwo nyine ngo nibagiwe ku mubare ngo nibagiwe ngo sinye ngo ubwo nuko ngo ngisinze ngo ninsinduka ngo nyine ngo nzakuvugisheje ngo tujyane kuri banki bagwa amafaranga. Nanye ndavuga ati kandeke gusara n'ubundi ubwo ibyabaye biba byabaye. Ndataha umujene tukimara gutandukana hesa mboroka. Buri nimero yose muhamagaje akanga kuyitaba ahubwo ahita ashyiramo kode ku buryo nimero yose itamuzi atayitaba. Umusikama mubi cyane. Umusikama mubi cyane. Yaranyumisha umwana yaragitema. Yarakiri mutosha. Namura se naba kuvugisha ukuri byari bikutwaye iki? Umva gushaka kwirira cyane ikigarura avuga ati kanze ngo yereke shana na nibumira bumire. Kandi koko se bwamuhire ni yansikamye ari bijana yamaye. Waramusanze we? Ariko byari bisekeje. Abantu banyumva mvuga bino bintu bakajya ndindaya ntabwo ndindaya mba ndi kubaganiriza. Noneho ubwo ngubwo hari n'undi mujene nawe nagiye iwe aranika bro. Aragira ati? Nambwa ati ndataje. Noneho nyimara gutaha umujene ati reka nagutaha. Nako ntabwo yambwiye ngo reka nagutaha ahubwo narambaye ndangije kwambara tumaje gukora ibyo dukora umujene ndambwa ati rero ngiye ndagiye wama amafaranga yanjye. Ngo umusazi wandaye Guru umusazi wandaye abaranize nayo mafanda please uzi usika abanyamahanga bagira abazimu se yarakunize yaranize hafi no gupfa noneho birangije ndamugata amafaranga mbabariro yagumane nta n'ijana nshaka reka nitahire abanegeye nako abanasohotse ku gipanga nsohoka inyuma naye nasohotse meze gutya ndi kureba inyuma numva nari kuva wumva nkigerayo nako nkigera ku gapangu nasohotse motari mita mugati motahagarara batanyica. Umujene araniga hafi yo gupfa bro. Jesus. Iyo namukubita umugeri ngahita yegera hirya ari kunyica da. Yarakuniza byo kukuniga. Ngo iki? Kandi umujene yansubije inyuma nari ndi kurugi gutya ndi kumureba. Abaramfasha barampindukije nanjye dore ko ntago mbyibushye cyane ku buryo umuntu namunanira guhugo. Abarampindukije abamubise mu ntebe abandi y'umunigo. Aranigarana n'abari nibuka ko atari umunyarwanda. Bitabaye please you can I don't need your money. Ku mujene. Nawe iyo mwibutse mitandwara toroma. Mwari muri he? Twari turi ku Gisozi. Yari muri apartment. Nawe yari muri apartment ariko yaranyishe ndagapfa. Jesus. Ubwo ngubwo nyuma y'ibyo byose ndashimira Imana, ndashimira abantu bamwe mu buraya mani mukama icyo gukora nubwo biba byancanze sometimes nkarira nyine nkababwira ukuntu biba byancanze ariko ndabashimira muri abantu b'agaciro. Abanyarwanda n'abantu badanje aba diaspora none bubaho turabakunda. Ubwo ufata umwanzuro ko wafashe umwanzuro gute rero kuva mu buraya twihuse? Jewe nabufashe igihe nyine abantu batangira kumva stories zanjye
nkabona nyine benshi barifuza nyine bani ko ndeka ibintu byo kuvuga ngo ndi indaya, barifuza ko ndeka ibintu byo kuvuga ngo ndi iki. Mbona abantu bose bani baranyishimiye kandi mbona ko bari kunyumva. Rero nanjye naravuze ngo mwabantu mwe nimbona ubufasha bwanyu nkabona inkunga yanyu nge nzabireka. Kandi of course iyo ubonye aho guturiza uba ugomba gutuza mu buzima, kuko iyi si iri kuguruka cyane. Ugiye kuguruka nk'uko iri kuguruka byarangira usaze. Abakobwa beza nta bwenge twigirira. So nanjye ndi mwiza, ariko ndi mwiza mani. Oya uri mwiza, ibyo ntabwo ubishidikanyaho. Uri icyuki, ibyo uri icyuki, nta n'ubikompetaho nta n'ubiburanaho. So abantu benshi barambwira ngo ndi mubi mani, kandi ntabwo ndi mubi pe. abo se ni bane bakorerwa iki? Abo ni bane bakorerwa Ko narabona amafaranga. It's a matter of time, don't worry, it will be fine. Muzabona ko ndi mwiza nabonye igiceri. I know that. So ubushize Sandra waranyandikiye ni experience kari akaboro nzagakine cyangwa ntabwo biri ngombwa? Ntabwo biri ngombwa, mbabarira. So waranyandikiye, Nashaka ko ntabwo mba nshaka ko abantu banabimenya. Nakora agace ka depression. si ngombwa. Okay. No Musandra kanutse dupfuye. Uwo Musandra ni uwo mugoroke Mura nabikoze kare. So nibyo nanyikubwira, ubwo habaho Sheri mfite ibituta mu mutwe ntago. ubwo ubuzima bwawe butuvugana buhagaze bute we? Ni ibisazi nk'ibisanzwe, ariko mani kubera Imana kuba nakirinda nicyo cyiza. Kuba utakirindaye. None se niba uburari bwari bugutunze ugira gutya bagwa izo plot, ubwo ubayeho gute muri iyi minsi? Urya gute? Ukora iki? Ubayeho gute? Umupango wa nyine ujya kubona ukabona nk'umuntu w'umudiaspora aramamagaye, umeze gute? Akaba naye mu dufaranga akambwira ati komeza. None abantu b'abamama ngiye nibo bama amafaranga. Abantu b'abamama bakambwira ati bayeho gute, Kigali bimeze gute? Nkajya kubona nkabona nayemo. Ariko nyine mani ni ibisazi ku muntu uba warimenyereye gukorera igiceri cye cya buri cyumweru, azi ngo yakinjije ameze neza. Bari ibisazi. Ubuzima bw'abarokore buba bugoye, ubuzima bw'abana bo mu rugo buba bugoye, mutagira ngo biba byoroshye mw'abantu mwe. Yego ni byiza, ndanashimira Imana cyane ko nabiretse, ariko biba bigoye. Bigoye gute? Warabiretse burundu cyangwa ugira gute? Alhamdulillah, umwe mushobora kuganira akakumenyera. Of course uba ugomba kuba ufite umuntu ugukiza ibibazo mana. Ntabwo mvuga ibibazo by'umubiri, ndavuga ibibazo utubazo duto na duto k'ubuzima. Njye ndavuga iby'umubiri. Iby'umubiri ufite umuntu ukwitaho ugira gutya akagira mu kazi. Ntawe ngira. Agahungu kejya gafite ariko nakora amafaranga gafite. Nyine nshaka agahungu keza gafite n'amafaranga. Ariko mani waba waravukiye mu burushyi ugasazira mu bundi, kereka wenda nimbona akazi kabindurira ubuzima. Ariko nihataza umugabo ngo anyanure imihanda se. So tugaruke rero kuri tugaruke ku ngurube zawe. Ninde waguhaye amafaranga yo korora ingurube nabwo yo gucirira ingurube? Amafaranga yo korora ingurube hari nakuye kwa Sabe, hari nakuye kuri live ya Dumba. Angahe? Nakuyeho 450. None ndangije icyo gihe nta n'ingurube nari mfite, ahubwo narazaga nkibeshyira abantu gake gake nk'avuga ati nyine buramba ndi kubabwira katazose, ahubwo mba ndi kwivamo. Narazaga nk'avuga ati nyine mfite akagurube, ariko poroje nari nyicaranye mvuga ati umuntu akinyoberaho gato akampa ifaranga. Ni mu ngurube. Numva ari wo mushinga nateguye ngo wo gukora, numva ari cyo kintu nyine kizima. Noneho birangije ndavuga nikajye kugura ingurube. Nawe mfite abashuti banjye babahe Rwamagana.
noneho ndavuga ati nzajya njyana nabo kuko nabo bari bafite business yabo y'ingurube iwabo. Ndavuga ati buri uko nzajya nkurikirana ibintu byanjye kubera ko iwabo hameze nk'iwacu nta kibazo, nabo nta n'ikintu byari bibatwaye. Ubwo ndazigura, imwe nayiguze ibihumbi 100, indi nyigura 80, 180. Ndagenda nubakisha akararo gatoya, nta nubwo unarebye ziyo zirimo ubona zitarimo neza, ariko ndakubakisha. Nishyura veterineri ibihumbi 30. Hanyuma ibyo kurya nyine nabyo urumva ni ibihumbi 50 cyangwa 60 gutyo. Noneho ibyo kurwara byo nk'inshinge za buri mwana we za buri munota, reka sinzi nanjye hano i Kigali nabuze nayo kurya, nkajya kumva numva barabagaye ngo nk'ingurube nakwizira hano nagasomye, dore ko none naryo rizadukorera ishyano, dore ko ngo n'ejo bundi Shadibu bamufashe ku ngufu bari muhoye. Nakwizira hano nakivugira live abantu bakanyataka ngo wasebye ngo wagize ubanze guseba yaheze mu nda ya nyina, kandi nta n'icyo uzakora ngo ushimishe umwana w'umuntu, kandi nta n'ubwo ubereyeho umwana w'umuntu bayo ku giti cyawe. Rero abeke mundeke nkora ibyo nshaka, mu muhana avayo ni mu muhana ajyeyo, mundeke ngeyo ndebe uko bimeze, n'ibyanga nzaza mu mani. Please sinagira indi nshuti yanjye nongera kuboroka dupfa ubusa, kuko ni nkuboroka birambabaza cyane. None kubera iki icupa utarireka? Ari ibyo icupa nzarireka, buriya ntabwo Imana iranshakira, ntabwo biraza. Erega ikintu cyose it's a matter of time. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubuse na insko nyine ibyo kuvuga ngiye guhura n'umugabo w'amafaranga y'insko nzabireka. Okay, waba waripimishije uri muzima ntawe wasanze nta birwara wavanye muri uko guhura n'abo bagabo batandukanye? Nta sida, nta hepatite, nta mitezi, nta usibye ibicurane. Hari umugabo wigeze kubwira bikaba ngombwa ko we yanga gukoresha agakingirizo ukisanga mwakoreye api? Abantu bari kumbaza ku kudoda, ntago ndasoza kwiga, nzasoza nko mu kwa 9. Ninde muntu wakwishe? Ninde muntu wakwishe? Nzabibona Godfather ngo ni machine. N'umugabo wambonye ku kiganiro arambwira ngo niba washobora, niba wakemera kwiga kudoda, ngiye nakwigisha kwiga kudoda nyine basi ukicara uzi ko hari umwuga wibitseho, kandi kudoda ni ibintu bigezweho cyane muri iyi minsi, byagufasha. Ndamubwira ati ibyo gusa kuko kudoda yagabye babona bitagoye, nabonaga bitanagoye, niyo umuntu yaba atari kudoda nabonaga ari ibintu bisanzwe, kuko hari n'ukuntu twajyaga kuza abaturanyi muri quartier tukazikiniraho tukiga kudoda. Rero numvishe nta kibazo, numva nyine nkwiye kwiga ibintu byiza, numva ati why not. Ndagenda arambwira ati uzajya uza kwiga, uzajya wimenyera ticket, wimenyera uko urya, uze wige. Niba uri umuntu ufata, yarambwira ati we nabonye ufata vuba, we nko mu kwa 9 ushobora kuwamenye kudoda neza, kandi nayo mbona nari genda nubirangiza batubwiye ngo imashini igura 700. Sinakwemereye imashini. Kandi abantu bazabimenya ngo uri imashini. Wowe uzambwira ati mu kwa 9 uturi mu kwa kangahe? Ni amezi 2 mu kwa 9 uzaze hano umbwira ati nzahita wewe. Sibyo? Nzakubwira nawe. Ushaka amafaranga yo kugura imashini direct.